Reka mbasuze kandi mbahereza ikaze ni Isasta zuzuye kuri Iris Rwanda TV namakuru agezweho muri aka kanya cyangwa se amakuru yabyutse avugwa kuri uyu munsi tariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu 2026. Bruce Melody yasibye amashusho yerekanaga The Ben na Muyoboke bagwa. Ni inkuru tubuze kugaruka tutari butsinde hariko inkuru nyamukuru nuko Rutsiro umusore yasambanyije umwana w'imyaka 15 amushukishije biswi. Nuko ngo Rutsiro umusore w'imyaka cyangwa se Rutsiro Rutsiro umusore yashukishije umwana w'imyaka 15 aramusambanya amushukishije biswi. Shadibu cyangwa se Shadia Mbabazi bakunda kwita Shadibu ku mbuga nkoranyambaga, dossier ya RIB yatangaje yuko witwa Yugi, dore ko Shadibu yareze Yugi kumufata ku ngufu ndetse akamusambanya yamusindishije, yamaze gushikirizwa ubushinjacyaha ndetse batangiye no kuba bayigaho. Ni inkuru tubuze kugarukamo muri aya makuru yacu. Umugabo bita Titi Brown mwamumenye cyane mu kubyina, mumenya cyane mu ndirimbo zigiye zitandukanye, yashize hanze amashusho y'indirimbo Urare yakoze igamije kurata ibyiza by'u Rwanda. Ni indirimbo irimo ibyamamare bigiye bitandukanye, dore ko ni indirimbo irimo The Ben ndetse akaba ari indirimbo irimo Papi Clever na Dorcas, akaba ari irimo Mutesi Kofia, ni indirimbo irimo ibyamamare bigiye bitandukanye byo mu Rwanda. Junior n'umugore we n'abantu benshi cyane bahuriye muri iyi ndirimbo, DJ Ila n'abandi bagiye batandukanye. Aya na makuru tugiye kuba tugarukaho kuri aya masaha y'isa sita zuzuye kuri Iris Rwanda TV. Niba utarakora subscribe, like, share na comment bikore kugira ngo dukomeze kugendana ku murongo. Umusore w'imyaka 18 wo mu karere cyangwa se imyaka 18 y'amavuko wo mu karere ka Rutsiro afunzwe akekwa gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 15 amushukishije biswi. Birumvikana barutanwaho imyaka 3, umwe afite imyaka 18 undi afite imyaka 13, bakaba afunzwe akurikiranweho gusambanya umwana w'umukobwa ufite imyaka 15 mu gihe umusore afite imyaka 18. Ibi byabereye mu murenge wa Manihira, akagari ka Muyila, kwa 28 Kamena 2026. Byagenze gute sasa? Uyu mwana w'umusore cyangwa se uyu musore yahamagaye umukobwa kuri telefone. Amaze kumuhamagara kuri telefone ngo azamubwire hafi iwabo mu masaha ashyira saa 2. Ntibatumenyeshe niba ari saa 2 z'amanywa cyangwa saa 2 z'ijoro, ariko ikiro nuko ngo hari saa 2 amuhamagara, ariko ikigaragara ngo kuko ari mu cyaro ubwo hari nijoro. Saa 2 umwana w'umukobwa yagiye amushukisha biswi abona kumusambanya. Ni inkuru dukesha igihe.com. ni inkuru navuga yuko ni iminsi abana b'abakobwa bari basiwe barimo barasambanywa cyane. Inkuru yo gusambanwa k'uyu mwana w'umukobwa cyangwa se basambanyije nyihuze na dossier ya Yugi ukurikiranwa gusambanya Shadibu yagejejwe mu bushinjacyaha. Nuko ngo mu minsi ishize nibwo hagaragaye ku mbuga nkoranyambaga Shadibu yapostinze yuko yafashwe ku ngufu ndetse nyuma yo kuhabwa ibiyobyabwenge agasinda. Ni dossier ya Yugi umukaraza ukurikiranweho gusambanya ku gahato. Shadibu yagejeje mu bushinjacyaha ndetse mu byaha uyu musore yari akurikiranweho hiyongeyemo icyo gukoresha ibiyobyabwenge. Ariko bazadusobanurire tumenye ngo ibiyobyabwenge ni iki, ni inzoga, ni itabi, ni ibintu bitemewe mu Rwanda cyangwa ni ibiki. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitsieri yatangarije igihe ko dossier irwamo Yugi umukaraza yoherejwe mu bushinjacyaha tariki 28 Kamena 2026. Akekwaho ibyaha bibiri birimo icyo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato no gukoresha ibiyobyabwenge. Ibyaha bikomeye cyane. Iradukunda Aimable uzwi nka Yugi umukaraza yatawe muri yombi kwa 23 Kamena 2026. Yugi umukaraza akurikiranweho gusambanya Shadibu ku gahato, cyane ko uyu mugore avuga ko yamufatiranye mu ntege nke
yasinze. Shadibu twumvikane ni umugore, Yugi aracyari akana gato akacyari kwishakisha akakiri no kwiyubaka, ariko ubwo nyine murumva aho Yugi arimo kwerekeza. Shadibu yasobanuriye igihe ko Yugi umukaraza yamusambanyije ku gahato amusanziwe mu ijoro ryo kuwa 21 Kamena. Shadibu yavuze ko uyu musore bahoze ari inshuti, kandi ko ku mugoroba wo kuwa 21 Kamena yagiye ku musuri we yitwaje amacupa 2 y'inzoga barazisangira. Nyuma yo gusambana no kunywa inzoga, Shadibu yavuze ko uyu musore yamufatiranye yasinze, akabyuka asanga baryamanye yambaye ubusa. Ati Yugi yaje mu rugo turasangira, ariko sinzi ibyo yampaye kuko nisanze mbyutse nambaye ubusa andyamye iruhande rwanjye, numva ko yansambanije. Ibaze ko nari mu kwezi k'umugore, byambabaje ndanabimubwira, agira ubwoba ahita asohoka iwanjye, ariko namubwiye ko ntaho ahungira kuko turi mu Rwanda rugira ubutabera. Shadibu yavuze ko yababajwe no kwisanga yaryamanye n'uyu musore kuko ngo atari ibintu bari bumvikanya, ariko babyumvikanyeho. Shadibu yo muwa mwabyumvikanye ikigaragara nta kibazo na gitoya cyari kuba kirimo. Ikibazo ubwo nuko habaye kuba kutumvikana, kuko buri iyo hazamo kumvikana umusonga wazaga kuba wakoroha. Abahanzi barimo The Ben na Bruce Melody mu gihe bamaze iminsi mu bitaramo bizenguruka igihugu Summer Country Concert Tour Summer, aho bahereye Musanze bakajya mu Bugesera bakajya Nyagatare, uhatahiwe i Rubavu ariko ishamba si ryeru. Hagati bivuga kuri Bruce Melody ndetse na The Ben, hagati bivuga kuri Bruce Melody ndetse na 155 AM, aho we na coach rero bashobora kuba batabanye neza. Umuhanzi Bruce Melody yamaze gukuraho ubutumwa yari yashize ku rubuga rwa Instagram bwagarukaga ku kugwa kwa mugenzi we The Ben na Muyoboke Alex, nyuma yuko benshi ku mbuga nkoranyambaga bamunenze bavuga ko ibyo yakoze bidakwiye. Mu masaha make ashize Bruce Melody yari yashize kuri Instagram amashusho agaragaza The Ben agwa ku rubyiniro mu gitaramo cya Summer Country Tour cyabereye i Bugesera. Ayaherekeza nandi agaragaza Muyoboke Alex agwa mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye mu ukuboza 2025 mbere y'igitaramo cya The New Groove Award 2026. Uyu muhanzi yayanise aba bombi Mugwaneza na Rugwiro, ndetse yandika ubutumwa bugira buti kuva kwa 4 Nyakanga 2026 gahunda ni ukugwirirana amagambo benshi bafashe kakomeza gushotorana na The Ben mbere y'igitaramo cya nyuma cya Summer Country Tour kizabera i Rubavu. Aba bombi rero bari gushotorana ko ni intambara ya show business, cyase navuga ko ari intambara ya show business, navuga ko nta wundi mutima mubi urimo. Sinza kubigaruka byuko Bruce Melody yasanze The Ben yasanze coach mu kabyiniro hari mu Bugesera ejo bundi, bikarangira Bruce Melody atingiye hari kubera after party kuko manager we ari we coach Gael yari yicaranye na The Ben ku meza amwe, ndetse harimo n'abamuyoboke n'abamasamba. Ibi byatumye Bruce Melody yongera kwatsa imodoka ye akaba hita asubira inyuma. Nta wamenya rero uti byaje kugenda gute kwa ngo Bruce Melody aze kwatsa imodoka ahite asubira n'inyuma, dore ko after party ubundi iba yateguriwe Bruce Melody akakiriramo abantu be baje bamugana mu gitaramo, abapampe baho ba hafi, abanyamakuru bakoze muri coordination mu buryo bugiye butandukanye. Ariko birumvikana Bruce Melody yahise yatsa imodoka ihita yisubira, bivuze ngo kujya kwicarana n'uwo batavuga rumwe cyangwa se bari muri competition nimwe ku meza amwe ntabwo ari ibintu Bruce Melody we yahise asamira hafi cyangwa se yahise yumvira hafi cyane, ahubwo yahise yatsa imodoka arakata umwana w'i Kanombe arigendera atageze hari kubera after party. Kimwe nakubwira kuri uyu munsi, niba utarakora subscribe kuri IS Rwanda TV, kora subscribe, like, share na comment. Amakuru yacu n'ibiganiro byacu bikomeze kukugeraho ku gihe, kandi ndabakunda cyane. Ni nge Mr. Jean Ngugu ni IS Rwanda.